nkorera Matewusi irampombye ngushakira muhombye niko bajye bavuga kuva mvuye Uganda ko navuye Uganda mpunga kuyobora itorero. Kunziba Iyobokamana TV twari mu itorero rya Riverview Palace Church, turi kumwe n'umushumba w'iritorero atangira basuhuza natwibwira kugira ngo tuze tuganira nawe gatoya. Murakoze cyane, nitwa Murisa James, umushumba mukuru wa Riverview Palace Community Church. Wow, tuguhaye ikaze ku Iyobokamana TV. Amakuru Bishop? Ni meza cyane. Wow, turabona mwishimye cyane. Hano hari kubera igitaramo cy'umwana wanyu umuhanzi Herbert, mwacyakiriye gute? Mubonye uko mwari mugitekereza ariko cyagenze? Ya ahubwo byarushijeho kuko cyitabiriwe, turashimira Imana kuko nta kintu cyiza nko kubona abana bazamuka kandi bakazamuka bakunda Imana. Ibo ni wo mutwaro wacu nyawo umutima wacu. Mu gihe urubyiruko rw'iki gihe rudafite umutima w'iyobokamana no gukunda Imana, turashimira Imana ku bwa Herbert n'uburyo Imana irimo kumuzamura. Twari dukomeje rero tuva ku gitaramo nyine cya Herbert cyabereye hano. Ubundi Bishop, muri bantu ki mwatangiye umurimo w'Imana ryari? Mwahamagawe gute ngo mubisangize abadukurikiye? Ya nahamagawe mu 1987 ndi mu gihugu cya Uganda. Itorero rya mbere nabaye umushumba w'itorero kuva muri 1991. Nyobora itorero rya Full Gospel Church muri Uganda. Aho niho natangiye amatorero abiri muri 1995 garuka mu Rwanda nk'abandi bose. Ngeze mu Rwanda nasenye amatorero atandukanye, nagiye muri Restoration, njya muri ADPR ku Kinamba. Imana iza kumpamagara ndetse bari bampaye n'inshingano zo kumushumba waho, ariko Imana imbwira ko ngomba kusohoka ahubwo nkajya gutangira undi murimo. Iyo mbivuze rimwe na rimwe abantu bari bibaza ibibazo byinshi, ariko uko niko byari bimeze. Kandi ntekereza ko Imana yashaka ko umurimo wayo waguka, ntabwo ari uko itashaka ko nkorera muri ADPR, ahubwo ashaka kwagura imbago z'umurimo wayo. So ndubatse, mfite umudamu n'abana 8 n'umukazana. Urumva ndashaje ndakuze. Bishop ati nabaye mu itorero rya ADPR ariko mvamo umuhamagaro nyine ubaguka. Rimwe na rimwe kenshi abashumba babaye mu itorero rya ADPR bakagenda wenda bagura umuhamagaro, bagiye bahuramo n'inzira ndende ikomeye, intambara, ku buryo hari abakubwira bati ngewe narwanye intambara y'umuhamagaro imeze gutya na gutya. Wowe nta mahira nta ntambara y'umuhamagaro mwabwararwanye? Yewe navuga ko nayirwanye kuva mvuye Uganda, ko navuye Uganda mpunga kuyobora itorero. Nashaka kuba umucuruzi nkikorera amafaranga n'itorero ndarisiga. Mu by'ukuri sinarisize ari uko ntashye, ahubwo numvaga mfite umuzigo uremereye w'itorero, numva nashaka kuriyobora kuko numvaga narebaga uko abapastori babayeho, nkabona bishobora birushya intambara, ubukene bwinshi. Numva nashaka gukora umurimo w'ubucuruzi kugira ngo nite ku bana banjye n'umuryango, noneho bikomere. Ubwo rero rwa rugendo rurerwa kuva Uganda mpunga itorero ngeze nahanjya mu bucuruzi. Imana irambwira ngo sibwo naguhamagariye, irambwira iti ndetse nta n'umugisha uzawubonamo. Kandi kuko narabibonye, narabigerageje. Nkorera Matewusi irampombye ngushakira muhombye niko bajye bavuga irangira amfata rero mba muri ADPR. Mvuye muri ADPR ko navuyemo nta kibazo mfitanye, nta n'umuntu najyanye. Itorero ryatangiye na ahantu nabwirije, nari mfite uwo munsi wa mbere nabwirije abakirisitu 2. Umunsi mfonditori hari muri 1997, ariko kuko ntari mfite ibyangombwa nyine rimaze gukura muri 2002, abari bampaye ibyangombwa bararikenera bararijyana. Hanyuma nza kongera gutangira bushya. Iri twaritangiye muri 2003 mu kwezi kwa 4. Abari baguhaye ibyangombwa sukuveri wakoreraga? Sukuveri nakoreraga. Babonye umaze gufata bararikenera bararijyana. Bararijyana. Hanyuma ngiye gusenga Imana irambwira ngo nongere ntangire, ngo kuko n'ubundi ntiyambwiye gukorera munsi y'umuntu. Nuko natangiye ko numvaga ntashobora ibintu byo kuvuga ngo ndaba umushumba mukuru w'itorero, numvaga nisuzugura, ariko buri Imana niyihagarika abantu. Uyu ni Bishop turimo tuganira w'itorero rya Riverview Palace Church. Iri torero ryubakiye kuki? Inkingi zaryo nizi? Inkingi z'iri torero muri make ni inkingi 3. Icya mbere nibyo twita church planting. Church planting irimo ivuga butumwa, gutangiza amatorero hirya no hino. Icya kabiri nicyo twita community transformation. Community transformation ni ukuvuga ngo aho itorero rigeze rigomba guhindura aho hantu, niko duhagaze.
haba mu by'imihanda, haba mu kuzana amazi, haba mu gukora umuriro. Ibyo ni byo twibandaho, tukavuga tuti ibyo ngibyo tuhageze ahantu tugeze hose hari icyifuzo cy'abaturage, duhita tujyamo nk'itorero tugafasha aba baturage kugera ku ntego zabo no gukemura icyo kibazo kiba gihari. Icya gatatu ni empowerment. Empowerment ni ukuvuga ngo ni uguha abantu ubushobozi. Twizera yuko buri muntu wese afite umuhamagaro, ahubwo abantu burya bahusha umuhamagaro kuko badatojwe. Nicyo gituma dufite amashuri ya leadership, mu gihe cyose dutoza, tugatoza abantu kugira ngo ubushobozi Imana yabashyizemo bugaragarira abantu bose. Bishop, mwebwe inkubiri yo gufunga insengero hirya no hino mu gihugu, uzi ko byabaye nyine abatujuje ibyangombwa barabafungira. Mwebwe yasanze mufite ibyangombwa ku buryo mwayicitse? Erega ririya tegeko ryari rimaze iminsi, kuko niyo mpamvu twashyizeho ibyo twita greening, kugura ibigega by'amazi, kuko byari bimaze igihe. Hanyuma rero twebwe byasanze dusa n'abiteguye, nubwo hari utuntu duke nka soundproof twaburaga, ariko twahise tudushyiramo, ntabwo badufungiye. Cyokora byagize ingaruka ku matorero yacu yandi yo mu byaro, kuko ane yose yarafunzwe, n'ubu ntabwo arafungura. Wakubaza ririya tegeko uribona gute? Ubundi abantu benshi baravuga bati leta yarakoze, abanyamadini yarabaye akajagari. Avia Bishop w'iri torero ni iyihe kuri iryo tegeko rya leta? Urumva umuntu yabyumva, kubera ko ntabwo izindi institutions zaba ziri ku murongo ngo itorero risigare rifite akajagari. Urabona nko mu myubakire y'umujyi wa Kigali, ahantu hose hari hafite isuku. Ntabwo rero insengero zagasigaye zifite akajagari kandi zisengerwamo Abanyarwanda. Njye ntekereza ko nubwo implementation yabyo itagenze neza 100%, kuko hari ababigendeyemo bari bafite n'umuhamagaro, ariko hari n'ibindi byinshi byaciye akajagari. Hari nk'abantu bitwazaga ibyo bagashaka nko kwiba abaturage, bakabikora batyo. Ibyo rero byaje kurangira Imana, kandi burya nta kibaho Imana itacyemeye. Iri torero riri international, twabonye ko riri Africa Revival Palace Ministries, rikorera anda iyi ministeri yivugabutumwa mu buryo buri international. Iri torero ryatangiye mu Rwanda, ni ryaritangije. Ntabwo usibye ko turimo kwambuka imipaka, tugeze muri Congo, dufite gahunda yo kujya gutangira Kinshasa, dufite gahunda yo kujya Nairobi, turashaka kuryagura, ariko ryahereye mu Rwanda. Tubona mufite urusengero rwiza, amashuri, ibintu byinshi, itorero riba rikomeye. Ubushobozi mwaba mubukomora hehe niba atari ibanga? Ubushobozi buva mu maboko y'abakirisitu. Ikindi twe dukorana za banki, nk'ubu tuba turi makredi, nko kubaka amashuri ni banki, kubaka urusengero ni abakristo. N'ubu ngira ngo nubwo uvuga ngo ni rwiza, ariko dufite gahunda yo kubaka urundi, dufite parikingi munsi hejuru ariho basengera, ariko imodoka ziza zikarigitamwe iyo ngiyo nk'uko umujyi wa Kigali umeze. Ni Bishop w'itorero rya Revival Palace Church turimo tugenda tuganiriza neza cyane. Bishop, hano muri iyi minsi mu Rwanda hari ikintu cyitwa ngo abanyabitangaza basengera abantu babatura hasi. Abapasiteri benshi cyangwa abantu benshi ntibabavugaho rumwe. Nawe waba uri muri bene abo banyabitangaza, cyangwa ubutumwa wagenera abakristo kubw'iyo nkubiri iri hano hanze muri iyi minsi ni ubuhe? Ubutumwa ntabwo butandukana n'ibitangaza, kuko na Yesu aho yajyaga yakoraga ibitangaza, ariko igikuru si ukwibanda ku gitangaza. Igikuru ni ijambo ry'Imana nyakuri. Iyo ubundi igitangaza cya mbere ni agakiza twahawe, bitabujije ko abantu bakira indwara. Nanjye namaze imyaka 17 ndwaye ikibyimba, nsenze Imana irankiza. Hari n'abandi bafite ubuhamya muri iri torero, bo tujya dusengera bagakira. Ibitangaza rero bijyana n'ubutumwa, ariko ikibi ni ugukura umutima kuri nyiri bitangaza ukawushyira ku bitangaza. Aho niho hari ikibazo, n'abantu gushyira imbere ibitangaza. Abapastori bagashyira imbere ibitangaza aho gushyira imbere ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza bwonyine nabwo ni igitangaza, kuko ako niko gakiza twahawe. Agakiza konyine ni igitangaza. Iyo Imana yaguhaye agakiza ko kubuzima bw'iteka, ntabwo yananirwa gukiza indwara. Usibye ibyo bikorwa by'ivugabutumwa mukora, amashuri nk'uko tuyabona ndetse n'ibindi, haba igikorwa cyitwa cyangwa amadini menshi abagendera ku cyo bita ngo kora ndebe iruta cyane vuga numve. Mu Rwanda turacyari mu minsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Itorero mushumbye ni kirikora ku batishoboye, ku barokotse jenoside, ni ibihe bikorwa mwabo? Mu ngengo yacu y'imari buri mwaka tugiramo amafaranga yo gufasha nibura uwacitse ku icumu buri mwaka.
n'ubu dufite igikorwa cyo kubakira abacitse ku icumu mu murenge wa Gisozi. Itorero turimo turitanga, ntabwo actually ntitwitanga, ahubwo ni amafaranga tuba twarashyize mu ngengo y'imari. Umwaka ushize twasakariye uwacitse ku icumu haruguru hano muri Musezero. Uyu mwaka dufite undi twahawe n'umurenge nawe tugiye gufasha dufatanyije n'andi matorero mu ngengo y'imari. Rero nk'uko mpagarariye urwego rw'amadini n'amatorero mu murenge wa Gisozi, amatorero ya Gisozi turafatanya tugatanga. nk'ubu ADPR yatanze amabati, abandi bagiye gutanga imbaho, abandi batangiye amatafari, tugiye kumwubakira. So buri mwaka rero tuba dufite iyo ngengo y'imari. Bishop, reka tubashimire cyane, ariko dusoza mwagenera ubutumwa abanyarwanda ndetse n'abandi ba Kristo banyu n'abandi bantu bose bazareba iki kiganiro tugiranye. Ngira ngo ubutumwa nagenera abantu, nabwira abantu nuko icya mbere ndagira ngo mbwire bene data wa pastori ndetse n'abakristo. Kuba pastori ndababwira ngo igikuru ni ukumenya ko tugomba gukora umurimo uwaduhamagaye azaza, kuko Bibiliya iravuga ngo umutahiza mukuru naboneka tuzahabwa ingororano zitangirika. Nicyo nibwo butumwa nabaha. Mwansubira mu butumwa gatoya. Abapasiteri nibo mperaho. Petero wa mbere igice cya 5 aravuga ngo ndabandikiye bakuru kuko nanjye ndi umukuru, ngo muragira umukumbi w'Imana, mutawutwara mutasa n'abahatwa kandi mudasa n'abakorera ibihembo, ngo kuko umutahiza mukuru naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Ubwo rero ndashishikariza abashumba muri challenges nyinshi bafite, mu bibazo byinshi, mu kumitinga standards z'umujyi wa Kigali z'imyubakire, bazirikane ko umutahiza mukuru ahari kandi azabaha ikamba ry'ubugingo ritangirika. Kuba Kristo no kubibutsa yuko mu byo twakora byose uko umujyi wa Kigali wihuta, iterambere ririhuta, ariko tuzirikane ko Yesu azagaruka. Tudacika intege ngo tubivemo hakiri kare, ahubwo dukomeze iterambere rigiye kuduhuza, ahubwo tuzirikane yuko waduhamagaye azaza kandi igihe cyo gutwarwa ku itorero kiri hafi. Bishop, reka tubashimire cyane, murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.